Ese warotaga imbwa igufata ikirenge cyangwa akaguru? Ese waba warotaga imbwa igufata umwambaro wambaye? Ese waba warotaga imbwa ikwirukankaho ntusobanukirwe icyo bivuze, warangiza ukagenda ukiruka ugasanga waguye mu gishanga cyangwa mu mufurege cyangwa muri rigore? Ibyo ni byo tuje kugusobanurira. Niba nta shyari, injira na like, ukande kuri like, ukore subscribe niba uri mushyashya, ukore share, usangize ibi biganiro dukora. Imana nawe iraguha umugisha kandi irakugirira neza. Mu bakoze umurimo nawe urawukoze, kuko hari benshi urabuzahuye, barabavuye mu kangaratete, barabavuye mu bintu byabayoberaga bakaba babisobanukiwe. Imana ikumpere umugisha ko udufashije gukora umurimo muri aka kanya. Imana ikwambike imbaraga, kandi nkwibutsa ko ikintu udasobanukiwe kuri iyi channel uratwandikira. Haba hariho nimero zacu, utazibonye ku kiganiro kimwe uzibona ku kindi, cyangwa ukatwandikira ukazidusaba, nabyo turabikora, turaziguha. Iyo nta mutima mubi ufite turaziguha, ariko naho wawugira nta mutima mubi Imana idahindura. Ariko ndizera ko abadukurikirana mwese muri abantu beza, Imana ibahe umugisha. Reka duhere kuri iyi mbwa yirukankana umuntu ikamufata akaguru ntasobanukirwe ibyo yarose ibyari. Iyo urose imbwa iri kukwirukankana, icyo gihe niba uri umuhungu cyangwa ukaba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umugore cyangwa ukaba uri umugabo cyangwa ukaba uri umuntu wegeye hejuru mu bukure, icyo gihe Imana umva ubuhanuzi ibishaka kukubwira amahangaha. Nubona iyo mbwa ikwirukankana, ukirukanka nyuma ukabona n'ubundi imbwa ntuyicitse, bikarangira igufashe akaguru, icyo gihe mu bantu mugendana uzahita ucunga mu bantu bari hafi yawe, hazaba harimo umuhehesi cyangwa umusambanyi ukugendaho, akakubwira utujambo turyoshye, akubwira utukureshya, mbese ukumva yakugiriye impuhwe zisumbye iz'abandi. Icyo gihe Imana iba yakuburiye hakiri kare ikwereka uwo muntu uwo ari we. Rero ibikubwira ngo ba maso, uyu muntu ni umusambanyi, nubwo wowe, kuko Imana igira amarenga menshi, kuko iba yabizanye mu isura y'imbwa, kuko ibibona byakwegereye. Rero nubona imbwa ikwirukankaho, uzahite ushakira mu bantu mwegeranye, uzavuge ati mu nshuti turi kumwe kumbe harimo umuntu uri gushaka kuba yansambanya cyangwa kuba yampehetaho. Icyo gihe uzagenzura urebe umuntu ukoresha amagambo atari meza kuri wowe. Icyo gihe uzagenzura urebe umuntu ugushukashuka cyangwa akaguha utuntu tw'impano, akaguha utuntu mbese akwereka ko agukunze cyane. Icyo gihe uzahita ubimenya, ntuzahita uhubuka. Icyo gihe uzakoresha ubwenge, uzagendana ubwenge, umenye ngo uyu muntu kugira mwirinde bitampungabanya nawe bikamuhungabanya, nzamenya uko ngenda. Noneho nubona ikwirukanseho ikagufata ikirenge cyangwa akaguru, uzamenye ko n'ubundi kereka habayeho Imana. Icyo gihe nyine urasenga, kereka habayeho Imana niyo yagutabara yonyine ntibikubeho, kuko nigufata ikirenge, ikirenge gisobanuye agakiza. Icyo gihe azagufata, azagusambanya, bizaba kuko uzaba warangaye. Imana ibiri kukwereka ibiriho, ngo niba bitaraba ukanguke, ube maso, ubyigizeyo cyangwa ubihungire kure. Rero nigufata akaguru uzamenye ko ubutumwa bwawe burangiye nyine. Gusa ariko iyo ubaye maso urasenga bikegerayo, cyangwa ukamenya ubwenge, ukamenya ibyo uri kubana nabyo uwo munsi cyangwa mu gihe kizaza. Hari n'igihe biba bitari iby'ako kanya, bikaba ari ibigiye kuza, wowe wabyumva ukumva nta biri hano, ariko imbere biba bihari, nta n'igihe kinini kiba kirimo. Icyo gihe uwo muhehesi aba ahari. Rero nubibona gutyo uzahita umenya ko Imana yakuburiye.
uzahite ushaka uburyo ki uhindura inzira wagendagamo. Imana iguhe umugisha. Noneho hari igihe rero igufata umwenda, nigufata umwenda ukabona urayiciye, iyi mbwa nikwirukaho ikagufata umwenda ukabona urayicitse, icyo gihe uwo musambanyi azaza ashakishe buryo ki yagukuraho imbuto zawe weraga, ashaka icyagukuraho antibare, kuko uwo mwenda uri gusobanura antibare y'Uwiteka aba yaragusizeho ngo akurinde. Nigufata uwo mwenda ukabona irawujyanye, uzavuga uti ndagenderewe, uzahita ukomesha usenge wirukana imbaraga mbi z'umwanzi ari gushaka kukugabaho kugira gukure mu buntu bw'Imana. Ikindi rero, nubona ukabona imbwa ikwirukanseho, ukabona ikwirukankanye ikujyana mu gishanga, cyangwa ukirukanka ukabona uguye mu gishanga, icyo gishanga umva icyo igishanga gisobanura. Igishanga gisobanura urupfu, kigasobanura imyuka mibi, kigasobanura ikigeragezo, gisobanura ibintu byinshi bitewe n'icyo Imana yashaka kukwereka muri uwo mwanya cyangwa mu gihe kizaza. Nkwibutsa wowe uri kutwumva, kora like, winjirane share, woherereza abandi ibiganiro, ukore subscribe niba nta shyari. Imana iraguha umugisha, nawe uraba ukoze umurimo nk'abandi. Imana iguhe umugisha kandi ikwambike imbaraga. Ngakomeza dukurikirane muri aka kanya, tukubwire n'ibindi bikurikira. Rero icyo gishanga nubona ukigezemo, icyo gihe ukabona ukigezemo, uzamenye ko Satani ari gushaka kugutura mu mutego uganisha ku rupfu. Icyo gihe ubwo uzabona imbwa ikwirukanse, ubona uguye mu gishanga. Rero bishatse kuvuga ngo ushobora kugwa mu mutego w'ubusambanyi cyangwa ukagwa mu mutego w'ibindi, kuko Satani ari gushaka ko upfa, ari gushaka ko nta mumaro uzamarira Imana bitewe n'icyo akubonamo. Iyo Satani abonye uri uw'umumaro, icyo gihe ashaka uburyo ki aguhiga. Niyo mpamvu ubona abantu b'Imana bahigwa cyane. Imana iguha umugisha kuko n'iki nacyo ucyumvishe. Noneho nubona ugwa muri rigore ukabona uravunitse, uzamenye ko icyo gihe rigore uguyemo nayo iri gusobanura kimwe na cya gishanga. Ikindi ikaba Imana ikubwiye ko ukwiye gusenga cyane, Imana ikakurinda intambara, ibigeragezo, imyuka mibi biturutse ku bantu basambana, biturutse ku bahehesi, biturutse ku banyeshyari, biturutse ku bantu kandi baba bari hafi yawe nubwo utaba ubizi. Hari igihe wowe ntabyo uzi uba witurije, ariko icyo gihe biba biri hafi yawe. Icyo gihe rero uba usabwa kuba maso kugira ngo Imana ikurinde kandi ikurengere kugira ngo ikugirire neza, kuko hari byinshi biba bihiga umuntu w'Imana. Rero nugirirwa amahirwe Imana ikaguteguza, ujye uba maso. Icyo udasobanukiwe utwandikire cyangwa utugishe inama, tuba tubereyeho kubagira inama. Kandi nabibutsa ko hano uri umugiraneza, wadufasha uburyo ki twabona ibyuma byisumbuyeho kuko tuba tubikeneye. Icyuma cyose, ubufasha bwose wabona twaguramo icyuma, nta kibazo. Imana yaguha umugisha. Imana ikomeze ibambike imbaraga. Rero kuri iyi channel yitwa Kristo Ariho TV hacaho ibiganiro by'iyobokamana kandi bigamije kugira abantu inama, kandi bigamije kubateza imbere mu buzima bw'umwuka no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. N'ibindi bikurikira Imana izajya igenda idushoboza, tubabe hafi tubibasobanurire. Rero nimukomeza kubana natwe, Imana izajya ikomeza ibaho umugisha, kandi mukore subscribe, ntimwibagirwe koherereza abandi ibiganiro kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Rero karakagaruka, mukomeze mudukurikirane kandi Imana ibahe umugisha, abari hanze n'abari mu gihugu. Imana ikomeze ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.